Nyagasani Yesu uwo dukunda byahebuje waremye isakramentu ry'Ukarisitiya ridusigiraho ifunguro n'urwibutso unagena abo wishakiye ngo bazakomeze kujya batura igitambo cyawe mu isi. Turagusaba ngo wohereze abapadiri benshi kandi beza bigisha imbaga yawe inkuru nziza, bayitagatifuze, bayiyobore kandi bayikomeze mu nzira y'ukwemera. Nyagasani Yesu tugutuye nyir'ubutungane Papa wacu Francisco, turagusaba ngo umuhe ubuzima bwiza no kukuyobora neza umuryango mutagatifu wamushinze. Tugutuye n'umwepiskopi wacu Yohani Bosco Ntagungira n'abandi bepiskopi bose bo mu Rwanda n'abasaseridoti ba Kiliziya. Mwakire isengesho ryacu risabira inzego z'abayoboke bawe, maze bose ubahe ingabire yo kugukorera nta makemwa kandi badacogora. Nyagasani Yesu turagusaba ngo ushyire mu mitima y'abana bacu icyifuzo cyo kukwiyegurira mu nzira ya gisaseridoti no mu bundi buryo bwo kukwiyegurira muri Kiliziya yawe. Turakwinginze ngabo witorera bose ukabohereza ujye ubafasha kwitabana ubwuzu ijwi rya Roho Mutagatifu, ubahe no kudatanya kukwitangira n'umutima ugutunganiye. Bafashe gusangiza abo bahura nabo bose ibyishimo bagusanganye, babere abandi ingero nziza z'ubuzima. Bahe kuba umunyu n'urumuri rw'isi kugira ngo imigenzereze yabo myiza ndetse n'imiruho yabo bibere abantu urumuri nk'uko Kiliziya ibyigisha muri liturujia y'abatisimu imurikiwe n'ibikubiye mu ivanjiri ntagatifu. Bahe ubwenge nyabwenge, bagire ubutwari bwo kwiyumanganya mu bigeragezo bahura nabyo, bamamaze ikuzo ryawe bityo ingoma yawe isakare mu mitima y'abantu. Nyagasani Yesu uhamagara abogeza butumwa, ubahe bose guhora bumvira ijwi ryawe kugira ngo bashyikire muri Kiliziya yawe itoto n'ishyaka. Tugutuye abiyeguriye Imana bose ngo bahe kukuyobokana umutima utaryarya, wuje urukundo n'ineza bigukomokaho, maze babere abandi urumuri mu nzira ikugana. Nyagasani Yesu turagusaba ngo usakaze Roho wawe ubudacogora ku ntore zawe zose, witore
ishize